ndasoza kuyikora ryari nariza nari mukumbuye se nzongera kumubona ryarira aho narindushye buse waza gushaka umwanya nkigena nkajya kumusura ntabwo twari duherukanye n'udukuru twiza yajyagamo na turadukure gato ari ingenzi mu buzima wenda si we yazansurara ariko umunsi ntabwo bwira namubonye nibishaka bibe sanga ndajyayo pe ntabwo nabura kumusura buse hakuze uko yigeze no kumbwira inkuru zo kujya dusohokana n'abatipera biriya bintu ndashaka ko tubisubiramo neza cyane buryo batipe tuzajya duhura tugasohokana kubwo se ubu ntiyaba yarabivuyemo byaba ari ikibazo ako ndabimwumvisha ntago yabivamo gusa arandusha ubwenge ku buryo yabivamo nanjye ndiyizeye utugambo twanjye ntabwo twatuma rwose abivamo abantu kwajya ntago ari kunyumvara cyangwa nabahari subundi wakigendera oya ariko kanongere ngerageze mwiriwe ko wagira ngo barimo kudushakara ngiye kureba ko ari umuntu urimo kudushaka kera urahari meze neza yambere umeze mutisi ukomana ubu uracyaraha ubwo se nyine kiri gukora nondafura se naguri mu kubireba we ntabwo uzaho iterambere igeze biba mu myembize tujye kureba banza bicare mbanze bibiretse uzi ibyana biri hanze uburyo bimeze bite se umva murasaba 5 bakaguha 10 umva noneho buwate uzimize ikigezweho waracyari mu mandazi ntuzaho isi igeze wakaje tukajya kureba ibya iragenda se n'isi yeba ngungu iki ubwo suraho utabizi abantu baragenda n'isi kagenda kandi ubu nawe uje tukagenda umva tubicyuki umva neza buryo umuntu wese ajya kureba akakwifuza umva reka nze mbifura vuba ahubwo birabye papa bari kukwibwirishwa ngo umukobwa ngo ni ugomba kugira indangagaciro zari z'abakecuru nk'abanyogoku umva nivyo rwose ntabwo mbeshe ubwo reka mbigire vuba tugende oyi imyenda buyiretse ariko siga nayifuze se kuraho nibi bitengize tugenda amugane nambaye nakenda keza reba ukuntu uteye neza mana yanje ngwino tugendere rwose ibintu bimeze nabi cyane kubona n'abasaza b'iki gihe reba nk'ubu kabera ejo bundi amufatanya umwana w'imyaka 15 ubu se bizahereza hehe ibintu ntago bisanzwe nk'ubu keriya wanjye aramutse akora ibintu nk'ibi ngibi mba ndi kubona iyi nkuru bayanditse ryari keriya nimba yarahindutse niba atarahindutse keriya rero koko ubu nisangahera saa 4 z'ijoro atarataha ntabwo byumvikana keriya wanjye yarahindutse pe keriya wanjye yarahindutse ndaza guhangana nawe ndeye imyitwarire n'imico ye ndebe kuyifata ibi bintu ntabwo bisanzwe keriya wanjye sinamurenganya ntabwo namurenganya pe iyi si yarahindutse isi yameze amenyo ibintu byanditse cyane abasaza batinyuke bakora ibyo bintu keriya wanjye ntabwo arabijyamo ntabwo namucira akari urutega cyangwa se ngo mucirire urubanza ntaramenya ibyiwe ntabwo bishoboka umunsi wajya kureba icyanara umunsi ndashaka kurira bomba mu ishashe rwose ko kiracyana mva nigeze kukiyoka ahantu ndagira ngo nkipubure ako cyonzi cyo turahura ako no munsi ngo hari ahantu ngari buze ngo kujya reka ndaje ndashaka uburyo kiduhura kandi kiracyana bizarangira nkipeveye ku mutima wanjye kuko mani ndacyemera guseka neza ibintu babikora ruzungu cyane byatari si uyu nguyu koko abanyandikira abambaza iki
yagiye amenya ko ngiye iby'iki gihe natakibigenderamo kareka njye nakiriye inzira y'agakiza ntabwo ibyo ngibyo njye nibigenderamo kuko ndashaka uwo tuzakorana mariage ab'iki gihe ndabona ari nabyo pe reka mbareke nigendere. Urasi papa ako ntago yambonye kuko nyihuta. Karame uri kujyayo nundajya kuryama. Bitekere mwana wanjye. Ni byiza. Amakuru ni meza papa. Wiriwe he? Nene asi papa nanaguza iterambere rigeze banagiye kureba urungano. Dore ntibi navugaga. Ibikize reba nk'inyambaro uhora wiyambirisha. Banambaye neza rwose sirimuka rwose. Sirimuke. Iwe baranamamagaye. Aro? Meze bite se sheri? Ngusuri zino saha. Hari mangaye se ngo nkugereho. 12 ni menshi cyane ahubwo yohereze nakati cyugashyiro kugira nkugereho hakiri kare. Nkupira ndaje. Yaje telefone. Nese kwitwaye papa. Ngo ugiye kujya he? Ntago ari kari ahantu habi. Ntago ari kari ahantu habi. Na nyoko kera nuko yivugishaga. Yivugishaga sade. Abeshya. Ariko ke. Nje ntago nkubeshya. Mubaze ikibazo urambwira. Ndagusubiza rwose. Uransubiza urumva ufite uri ready kunsubiza? Cyane. Ke. Karame. Ejo bundi wumvishe ibyo kabere yabaye. Ubwo sibyo nabyo gusa nubishije ari byiza da nta birenze. Arikiye si biki. Akomera. Byiza. Ni byiza rwose rega niterambere niho itonde. Hano handitse ngo kabere bamufatana umwana w'imyaka 5. Nge se nakubwiye ko nkora mu bantu b'abasaza. Abasore bafite imbaraga. Ndamutse nsanze wifata nk'abana b'iki. Nago wabyumva rwose. Numva iki. Gusa niterambere. Urumva ibyo bintu biri kugenda bihinduka. Kanje no kwiryamira ahubwo. Urasi wa mwana ra. Ye baba we mbega gisoposopo we. Bro ko unsunika bimeze bite? Sha wagiye wihakabanga abahungu b'iki gihe mwabaye ute? Ako ntago ari twese. Sha mwagiye mwihagaci. Urangiyewe mu mutima wanjye bimeze neza rwose. Ngira n'ubuntu ngikangira n'urukundo. Warankunze se? Naragukunze rwose. Asha mwagiye mureka. Kugeraho nanakurota. Sigaye ndota. Nkubwira akantu nakurose. Narose ari rove nyine. Sha ndumva ugeze kure tu. Sha urebye nyine ngiye abahungu bo mwimitsi ntago nikorana nabo tu. Bigo ntago ari twese. Nukuri shakira handi pe. Kandi ari we naje. Wamaye se amahoro. Amahoro ngenda nayaguha. Ubusanzwe ngiye gusenga none utangiye kuntugira. Tujyane se. Oya shandeka. Nukuri pe. Winesha igihe. Oya bro ndeka.